Bakunzi ba Evangel Mama DM TV, tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tubashimira buryo kimukomeje kudukurikirana. Mana mwijye kibaho umugisha, amavuta, imbaraga mu byibikeho mu izina rya Yesu. Turagarutse rero tubazaniye ikiganiro kivuga buryo ki mwijuru hari Imana itabara. Mwijuru hari Imana itabara. Bera byose munyemerere tubanze dusenga Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu mbanje kugushima, gushimira kuri Imana irinda, gushimira kuri Imana itabara, ushimwe uhabwe icyubahiro. Ndagushimye cyane Imana ishoboye byose, gushimira ko tukiriho. Hari benshi bapfuye, kuba twe tukiriho suko turi beza, suko twakiranutse, ahubwo nuko dukunda Data. Ushimwe uhabwe icyubahiro. Mweretse irivuga butumwa ryo kuvuga iby'imbaraga zawe, bana natwe utugirire neza. Bera byose Uwiteka Imana, duheje imyuka y'abazimu n'iy'abazimukazi bavumwe mu izina rya Yesu. Nyemerera ubudangarwa butubonekeho, abo ngiye kubwira ibyawe nabo bumve kuri Imana itabara. Abafite ibigeragezo by'uburwayi bamenye yuko uri Imana ikiza. Abari mu bitaro nabo nibakumva bumve kuri Imana ikura abantu mu bitaro. Urakoze kubanye natwe, nize kuri tugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye bakunzi ba Evangel Mama DM TV, mbashimira buryo ki mukomeje kudukurikirana. Imana mu ijuru ibampere umugisha. Mbanje kubiseguraho, isa tuvugana ndarwaye, by'ukuri ndi kuzamura umuka nkababara, ariko turwara Imana izakomeza kwitwa Imana, tubura Imana izitwa Imana, twambara ubusa Imana izakomeza kwitwa Imana. Burira nta mpamvu tutakorera Imana, haba mu bibazo cyangwa se mu bisubizo cyangwa mu munezero. Ndaje mbabwira buryo ki Imana mu ijuru ifite imbaraga. Mu gihe mukomeje kubikurikirana, ntimuzibagirwe gukora subscribe na share ndetse na link, kugira ngo bigere ku bantu bose. Babandi bitwaza ko barwaye batavugira Imana, babandi bitwaza ko bafite ibibazo ko batavugira Imana. Ndabashimiye cyane rero bantu badukurikiranye kuri iyi kamera. Ndagira ngo muyumviritse mwumve ibyiza Imana yakoze. Ndasaba kugira ngo wowe murwayi aho uryamye hose, haba mu bitaro, haba mu rugo rwawe, wowe warozwe, urwaye kanseri, wowe urwaye indwara sida, igifu, umutima, impyiko, nje kukubwira buryo ki dufite Imana ikiza abapfuye ikabazura, ndetse dufite Imana ifite imbaraga, haba ku burwayi haba mu bibazo. Haleluya. Ndabamenyesha ko rero Imana twizeye ni Imana ifite imbaraga. Turabahamya bo guhamya Imana mu ijuru yakoze, turabahamya bo guhamya uburyo ikiza abantu bayo. Imana mu ijuru yadukijije byinshi, yankijije igihe narozwe mu gitsina. Abantu bari kunyumva, inkiza ibihaza narozwe mu gitsina. Imana mu ijuru yarahabaye, yankijije uburyo ukuntu narindi kuruka abagizi ba nabi bandotse. Imana mu ijuru yarahabaye nkiruka ibipirizo. Imana yarahabaye. Ababigenjeje gutyo rero ndabamenyesha ko baticaye. Nawe uri kunyumva, waba uzi neza yuko ufite abanzi baguhiga, ariko abo banzi wibanga kuko ni Satani ubakoresha. Ndabasaba kugira ngo mudukurikirane, mwumve impamvu tugarutse kandi turwaye. Rero iyo turi gusenga Imana yo mu ijuru, iratubwira ikatubwira n'ibituri imbere. Itubwira buryo ki dufite abantu batugambanira, itubwira buryo ki hari uburwayi buturi imbere, itubwira buryo ki hari ibintu
mbese by'akanama n'utunama abagizi ba nabi batugirira. Ariko nje kubabwira ko iyo hari inama n'utunama abagizi ba nabi bagira, ni ukuri mu ijuru harema inama yo kugira ngo isenye za nama zikurwanya, za nama zikugenza. Haleluya. Nababwiraga ko ronge nabonye Imana yo mu ijuru mvuga ni Imana niboneye. Nabonye Imana nyirebesha ibikorwa yakoze mu ruhande rwanjye. Ibyo rero uko ari bibiri, Imana yo mu ijuru yabanye nanjye, ni ukuri pe ibana nanjye kandi irankiza. Abantu bose babibonye bahaye Imana icyubahiro, bavuze ko mu ijuru hari Imana itabara. Nkuko nawe mu kigerageza urimo wabona yuko byanze kandi byacitse, ariko ndagutangariza ko dufite Imana itabara. Habaye rero tariki 19 z'uku kwezi kwa gatatu, twabaye turyamye bigeze 6:40 z'ijoro. Abagizi ba nabi bo Satani akoresha bashaka kudutwikira mu nzu. Byageze iyo saha mvuze, baragenda baca isinga ry'umuriro, barangije isinga barishyira ku bati hejuru. Bantu bari kunyumva, inzu yahise ibyina wagira ngo tugeze mu kivu. Abana bahise bigorora bakanura amaso. Ngenye bagubibaye rero, numva mu nzu ibintu bimeze nk'amasasu bitangiye kuvuga, kumbi ni amatara yamenagurikaga yari kuvugiramo ibintu bimeze nk'amasasu. Ngiye kureba ibaye, navuye ku buriri gikoza ikirenge hano hasi kuri sima, numva ikirenge gifatanye na sima. Mugende kwibaza icyo mbaye, numva mbaye nk'umuntu utagira ubwenge. Nafashe inkweto nkikora ku ntuza ku serire, nahise numva ikiganza gifatanye n'iserire. Nahise mvuga ijwi rirenga nti, Uwiteka Imana ntunkize urupfu rw'iri joro, ukankizanya n'abana banjye, nzagushima, nzavuga iby'imbaraga zawe, nzabibwira isi yose bamenye kuri Imana itabara. Haleluya. Ubu uri kunyumva rero, waba uvuga ko mu ijuru nta Mana ihari, ni ukuri nje kukubwira Imana yankije kuri izi tariki za 19, njyewe n'umuryango wanjye. Igihe cyarageze nzikomeza turukumva iri kubyinagura, tugira ngo ni amahindure yatobotse. Nge naje kwibaza ko ari ikirunga cyaje, wenda ko abaturanyi bansize. Ubwenge bwasanye n'ubugiye, ijambo nibuka navutse, nuko navuze ngo Mana wibuke imirimo nakoze, umbere Imana, kandi ntiwemere kunyicana n'umuryango wanjye. Imana mu ijuru rero nitinda kumva. Imana yo mu ijuru yaranyumvise. Mu by'ukuri njyewe naraye nicaye ndi kure umwana wanjye kunakanuye amaso, abandi bose narinzi uko bimeze mu bindi byumba. Icyarageze amatwara aziba, ntabaza Imana cyane. Imana nubwo yacecetse, ariko numvaga ihumure muri njyewe. Abantu bari kunyumva, n'ubu kubona Imana icecetse, ariko iri gukora. Reka kwitotombera Imana rero, mu kigerageza urimo, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana yumva amasengesho y'abera. Ndagusabye, nubwo uri mu kigeragezo runaka, wowe uri mu bitaro, wowe uri muri sashika, wowe uri mu bihugu byo hanze, ni ukuri ndagusabye ngo wemere Imana itabara. Imana yadukijije rero umuriro wo kwicwa n'amashanyarazi kuri iyo tariki. Habaye 11:15, nge nta bwenge nari ngifite. Numvise abantu bari gusakuza hanze, duhita twumva bakubise ku idirishya, baravuga ngo cyangwa ntaho mukiriho mwahiye. Nahise numva nzanye ibitekerezo by'abantu, numva umuntu arambwiye ngo sohoka niba ukiri muzima. Nahise ngenda rero nkora ku rugi, mbona biremeye, ndafungura, ndebye abana bose nsanga ni bazima. Nashimye Imana abantu bari kunyumva yaturinze uwo muriro. Nashimye Imana yo mu ijuru yabikoze.
kubw'abantu shitani yari yakoresheje ntawe bari bazi yuko twaramuka. Bafashe urusinga rw'umuriro barushyira ku mabati, nyuma y'iminota nka 20 twumva ikintu kirahubutse, twebwe tuyoboga icyari cyo, kumbi ni Imana cyangwa se marayika wamanuye urwo rusinga kugira umuryango w'abantu 8 udapfira muri uru rugo. Bantu bari kunyumva, dufite Imana ifite uko ibigenza kandi ifite uko ibigenza, hanyuma babibona bakemera. Haleluya, haleluya. Ndagutangariza ko rero Uwiteka Imana twizeye ari Imana ifite imbaraga, ni Imana ishoboye byose. Ya Mana yadukijije urupfu na n'uyu munsi izakomeza ibane natwe. Nyemerera rero dusomere ino somo ryo mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere. Dusome Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo w'8 kugera ku wa 10. Aravuga ngo, bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya, ko twaremereyewe cyane kuruta icyo dushobora, ndetse tugatuma twibesha ko tuzapfa. Umurongo w'9, wibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Haleluya, haleluya. Mwumvise iri somo ngo ntabwo dushaka kumenya yuko ibyatubereyeho muri Asiya. Rata tukiri mu gihugu cya Asiya, Imana mwijuru yakomeje kubana natwe, yakomeje kuturindirayo, iturindira mu kugwa mu byaha. Ni ukuri twakoze byinshi, ariko Imana yanze kutwicirayo. Imana yanze kutwicira mu businzi, Imana yanze kutwicira mu bujura, mu bubeshyi no mu busambanyi n'ibindi byinshi bikojeje Imana isoni. Imana rero yakomeje kuturinda. Iyo Mana yaturinze ikaturinda muri ibyo byaha, yari izi neza yuko tuzaba turi kubwira abantu ibintu Imana yakoze. Reka twumve umurongo w'10 ko havuga. Aravuga ngo, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. Banyumva, twumvise ko Imana yo mwijuru yaturokoye urupfu rukomeye. Wibuke nawe ibyo Imana yakurokoyemo. Wibuke igihe wari urwaye urara ku kirago iwawe. Wibuke igihe wari muri sehashika urwaye bikomeye uri muri koma. Imana yo mwijuru yarahabaye ikurokora urupfu rukomeye gutyo. Nawe wibuke igihe wari ufunzwe bikomeye, bajyana abandi utazi iyo babajyanye, ariko Imana iryo joro wowe yararikurindiyemo, yakurinze urupfu rukomeye. Wibuke inzara yagukijije mwana w'umuntu. Uwiteka Imana yo mwijuru yakurinze urupfu rukomeye. Ni byinshi bigomba guhiga ubugingo bw'umwana w'umuntu. Uburwayi bwaguhiga bikemera, inzara yaguhiga ni ukuri kakwica bikemera. Ndabasaba kugira ngo mugarukiraho mumenye yuko Uwiteka Imana agifite imbaraga zo kurinda bayo. Yaturinze urupfu rukomeye mwene data. Wibuke uruko byara bikomeye, hari urupfu rw'uguhiga ubugingo bwawe, ariko Imana yo mwijuru yarakurinze. Ndagusabye kugira ngo ube hafi y'Imana, ukomere. Ni ukuri ukomere, kuko mwijuru hari Imana itabara. Yaturinze rero urupfu rukomeye, yaturinze tukiva kuzimu, iturinda tukigera hano ku isi, abaduhiga bakiduhiga. Imana ikomeza kubana natwe, iduhiga turi mu bitaro iyi shitani ndetse yo kuza kwiba abakozi b'Imana. Imana yo mwijuru irahaba, yaturinze turi kuruka ibipirizo. Imana yo mwijuru yarahabaye. Ayiwe, Imana yaturinze urupfu rukomeye, turi kurogwa amahembe mu gitsina, turi kurogwa ibihaza byerera bikagera hano ku mavi.
Imana yo mu ijuru yarahabaye. Imana yakomeje kuturinda tariki 19 z'uku kwa gatatu iturinda guhira mu nzu n'umuryango wanjye. Bene data, wowe hari icyo washinja Imana ushingiye kuba yarakurinze ya nzara yari ikomeye, hari urupfu rukomeye rwahigaga ubugingo bwawe. Ibuka cya gihe uri mu bitaro hirya no hino, ibuka cya gihe wakoze impanuka. Uwiteka Imana yakurinze urupfu rukomeye. Si uko wari mwiza, si uko watanze icya 10 n'amaturo, si uko data wari ukiranuka. Imana yo mu ijuru yakurinze urupfu rukomeye. Ibuka cya gihe barasaga abandi muri kumwe. Imana yo mu ijuru yakurinze urupfu rukomeye. Ibuka cya gihe bicaga bagenzi bawe muri kureba. Uwiteka Imana yarakurinze ikurinda urupfu rukomeye rutyo. Aho bigeze rero, wari ukwiye kubana n'Imana wibutse aho yagukuye, wibutse bya bindi yakurinze. Mwene data, isi iri kubaga abantu nta kinya, inzara yakubaga bikemera, ndetse uburwayi bwakubaga bikemera. Urwo ni urupfu rukomeye Imana mu ijuru yakurinze. Ndagusabye rero, bana n'Imana kandi ukiranuke, kuko Uwiteka Imana yo mu ijuru ishaka kugira ngo wibuke icyo Imana yo mu ijuru yagukoreye. Imana yaraturinze rero, ibana natwe, mbese nta nicyo twayishinja. Bivuga ngo rero, nujya ubona urwaye ntukihebe, kuko Imana niba yaravuze ngo baho uzabaho. Ntacyo cyatuma upfa igihe kitari cyagera. Nubwo abatekinisiye bisi bakuroga, igihe yo kitari cyagera ntago bagushobora. Uzajya ubabwira ngo bakwibeshyaho. Ni ukuri batwibeshyaho. N'abaje kunyicira mu nzu bakoresheje umuriro bari bazi ko mpfuye n'umuryango wanjye. Ariko ndagushishikariza gukundisha Imana. Imana yo mu ijuru ni Imana irinda, ni Imana ikiza abantu umuriro, ni Imana ikiza abantu amahembe, ni Imana iboneka aho mama wawe ataboneka. Ndagusabye rero, kunda Imana n'ibikorwa byayo, wihane ibyaha n'ibisa nabyo, ukunda ibyo Imana yo mu ijuru ikunda, wanga ibyo Imana yo mu ijuru yanga. Nubana n'Imana uzanga ibyo yanga, nubana n'Imana uzakunda ibyo ikunda. Numara kumenya rero imbaraga zayo, Imana ishaka yuko wihana ibyaha, ukihana uburozi bwawe, ukihana ubusambanyi bwawe, ukihana ubujura bwawe. Nawe ufite uburozi rata uzabute, kuko igihe kigeze Uwiteka Imana ikaza igatungura. Kuko Imana rata ibana na buri wese, ariko cyane cyane yanga icyaha. Ntabwo ishaka ko rero wowe ukomeza kwigaragura mu byaha byawe, kuko rupfu we ntabwo atinze. Niba Yesu atinze kuza, mwene data, ushobora kuvuga ngo uzaba urihana, ugasanga rupfu araje agutunguye, nk'uko baje kudutwikira mu nzu tutabizi. Ngusabye rero guhora ukiranutse, no guhura n'ikintu kibazo cy'icyaha, ujye wihutira cyane gupfukama usaba Imana mu ijuru imbabazi, kugira ngo ubane n'Imana yawe neza kandi muzabana amahoro. Murakoze cyane rero, ndagusabye wemberera Imana nk'umukiza wawe. Urwara Imana mu ijuru izitwa Imana. Nongere mbisubire ngo wambara ubusa, Imana yo izitwa Imana. Nubwo mbona hano kuri kamera ndarwaye pe, meze nabi, ariko ntabwo nabura kuvuga imbaraga zayo. Iya nkicije umuriro wo kuri 19, njyewe n'abana banjye imbaraga zayo ntaho zagiye. N'ubu burwayi irabunkiza, ndi kuvuga nkababara mu gituza n'umugongo. Ndakubwiza ukuri ko nizeye imbaraga zankijije tariki 19. Nizeye imbaraga zankijije kuri 19 n'ubundi z'ukwa mbere, bari kumbaga ibintu mu gitsina. Izo mbaraga zankuye ku bitaro, kandi nararozwe. Izo ntaho zagiye bene data. Wowe nyumva ku isi yose rero, nagutangarizaga ko wowe uri muri Afurika hagati, wowe uri mu Burayi, Amerika, Canada, Burundi, Tanzania, ndetse na Oceania n'ahandi hantu na Europe, nyebote munyumve, mwumve yuko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga ku buzima bw'umwana w'umuntu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.
mbese wowe nawe urumva ushaka kubana n'Imana? Ese wowe wari wihebye uri kumva wagarukira Imana ushingiye aho yagukuye? Mbese wowe wari ukwiganyira wo murwayi uri kuvuga ko Imana yakwibagiwe, ukimara kumva ko inkijije umuriro n'ubu nkaba ndi kwivugira ntashoboye? Ni uwuhe mwanzuro ufashe? Ngwino dufatanye kwegera Imana kugira ngo twongere tuyiyungeho ubundi bushya, tuyisaba imbabazi kuba twaragiye kure tuvuga ko yaturetse. Ni ukuri ntabwo yaturetse, ahubwo ibiri kumwe natwe mu kigeragezo. Aho uri hose rero uri kunyumva urashyira akaboko hejuru usaba Imana mu ijuru imbabazi. Wowe witotombeye Imana ngo ntabwo ikuzi, shira akaboko kawe hejuru usaba Imana imbabazi, kuko Uwiteka Imana yakurokoye urupfu rwinshi utazi. Hari n'ibindi ijya yica ikabica amaguru utari warebesha amaso, byari bije gutwara ubugingo bwawe. Menya guhereye isaha ko Uwiteka Imana ikuzi, usaba imbabazi. Reka dusenga Imana, kadusenge. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimira kuri Imana itabara. Warakoze kuturinda ukaturindira n'ubugingo. Shimwa bw'icyubahiro, wadukijije urupfu. Nkweretse ababyumvise bitotombye ubababarire, kwereye isaha baje imbere zawe ngo ubababarire. Ndagira ngo rero nsengera abanyantege nkeya wumva yuko uri Imana itazi kureba abantu bababaye, kwereye isaha ubababarire. Ndabakuzaniye kugira ngo bakure mu gitabo cy'urupfu bashyira mu gitabo cy'abana bawe. Urakoze rero kubayoboye, urakoze kubabariye. Twebwe twese utuye kugukorera haba mu mibabaro no mu mutekano. Urakoze rero ababyumvise bose ubaha imbaraga, ubaha imigisha, n'ibindi byose bakwifuza ubagirire neza. N'abandi barwaye nkanjye ubagire neza, ubakize. Nanjye unkize aka gatuza kuko nkuvugiye n'umugongo. Urakoze kubikore kubibahisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.